kwibanda cyane kwigiranye no gushyingirana. Itegeko ritegekanya ko abantu bashyingiranwa bagomba kuba nta yandi masezerano y'ishyingirwa bafitanye n'undi muntu. naho mubashimire ko bitwaye neza. Warabo tujya gushyingirwa zanga intambara zabaye intambara tukabanza kuzikiza bamaze gutanga. Ni nayo mpamvu rero wabaza ku ruhande rw'abo bahaguruke tubabone. Hari ikibazo mufitanye n'aba basore cyatuma tutabaha abageni, kuko ubu tugiye kubaha abageni, barasohoka babaye abagore babo, tubatange bakoze iby'amategeko ateganya n'umuco nyarwanda byo gukwa umukobwa arakobwa ibindi, nta kibazo, tubaha amashyi y'abisi na samweri abakozi bicaye uraba utakiri uwawe. Murabyumva? Vuga ngo niba wafataga icyemezo 416 ruvuga iyo mirenge niyo igize igihugu cyitwa u Rwanda, kandi ntabwo nyine yabaho hatabayeho imiryango. Buriya bajya gukata umurenge babanza kureba ingo ziwutuye. Niyo mpamvu rero namwe iyo mugiye gushyingiranwa mu kubaka urugo muba mwubatse igihugu, kuko gihera umuryango. Igihugu cy'u Rwanda nk'uko kigira minisiteri, ngira ngo ubu tumaze kugira 23. Ni nako nawe iwanyu, ni nako namwe iwanyu muzaba muzifite izo minisiteri zose. Ubuzima indi y'uburezi wowe ni nyinshi, y'ubutabera minisiteri y'ingabo, uburezi bayibuze, y'umuco na siporo. Ujyanye ku ishuri minisiteri y'uburezi yabaho, yaba ifite ibibazo, mitiwere cyangwa n'indasiranse yo kwivuza, utayifite ubuzima bwakunda, urwaye se byagenda bite? Mu minsi iri imbere muratangira guciragura, mwajya kwa muganga mutese byabagora. Rero ni ukuvuga ngo izo minisiteri zose uko ziri mu nani y'imari n'igenamigambi buriya iri iwanyu, kuko ubukungu bw'igihugu buri mu baturage. Iyo tuvuga umusaruro mbumbe w'igihugu bari nyine wavuye mu baturage, mu mirimo abaturage bakoze. Ariko nubwo haba mwese muba muri abayobozi, uwo muyobozi mukuru nyine aba afite icyo arusha abandi bayobozi. Ni nayo mpamvu mu byemezo muzajya gufata hari ibyemezo mushobora guhuriraho cyangwa hakaba ibyo mudahurira. Ubu mbabajije mwambwira ngo byose muzabihuriraho, kubera ko nyine ntimurabigeramo, ariko twe tubibamo n'abandi bari inyuma yanyu barabizi. Hari igihe mu rugo haza nk'ikintu cy'igitekerezo cyaba ari kizanywe n'umugabo cyangwa n'umugore, ugasanga muri kugihuriraho mvuga niki mu kumvikana ngo kirakunda cyangwa ntigikunda. Yagenda bite? Vuga cyane bundi. Oya byanzi Samweri ari kuvuga ati bigende bityo, nawe ati bigende bityo. Wumva byakemurwa n'iki? Bari kugukopera.
wowe vuga ko byumva nta kibazo. Waharira umutware mu muhamashyi rwose azi ubwenge azambwira. Ni ukuvuga ngo iyo mwananiwe kubyumvikanaho ubundi uharira umugabo ko niwe mutware uru, bakaguhonda bakagukura nk'iseri ry'amenyo beta ari kureba ive wamubwira ngo sheri bari bakwishe, ahubwo uzambwira sheri wari ubamaze neza nubwo wabonye bamukubitaguye sibyo. Kubera iki? Uko abandi bari kumuseka ngo kariya kagabo bari bakishe, ageze n'iwawe akumva nawe niko wabibonye ahita yumva nta mugabo umuri. Ni kimwe rero n'icyemezo mwafashe, uyafashe wenda wamuhariye uvuga gishobora kubyara ingaruka mbi, ariko ntabwo umutari kumubwira ngo sinakubwiye, ahubwo icyo gihe uramuhumuriza ukamubwira ati humura mugabo mwiza ubutaha bizagenda. Tuvuge wenda mwari muri gusigana amafaranga mwari mufite, wari kuvuga ngo tuyubakishe inzu, wowe ukavuga ngo wenda tuyagure isambu, none harakuganje mwanze kubyumvikana, uramuhariye murubatse mutangiye kubaka mugeze hagati irabanani ikajya inyagirwa nk'umwana uri kunyagirwa. Uri umuntu yananiwe kubaka yayitambutseho iri kunyagirwa aba yumva ari nk'umwana uri kunyagirwa, ko biravuna kubaka. Noneho uko abandi bahatambuka bakavuga ati mugabo yari yigerejeho, nawe yagera mu rugo atari kwa mugabo ubundi sinari narakundi, wumva byamworohera. Ikiza ni uko umuhumuriza, bityo bizatuma atekereza n'icyakurikiraho, se twabigenza dute, akabona imbaraga zo kuba atekereza ikindi yakora. Ariko mwararagamo mama wanyu yaza akinjiramo uvuye ko uri kwisiga utarambara, ukamwemerera kwije utaramba, banza kumubwira ngo bure aba basore nibaza bataye wasanze uvuye koga nturambara urimo wisiga, uzamubwira ngo buretse bive niko uzamubwira. Kubera icyo wanze gukingurira mama ariko Jarvis ukamukingura mu muhamashyi muba mwabaye umwe. Padiri y'abashyingira arababwira ngo mubaye bangahe cyangwa pasiteri umwe. Ni nayo mpamvu uriya abagabo n'abagore bashwana, abantu bakuru y'umubwiye ati se wagiye gukiza bariya bantu, hari abakubwira ngo iby'abagabo n'abagore. Kubera iki? Umugabo n'umugore bashobora no gushwana, ariko nyuma yaho bakaza. Isi ifite ba nyirayo, uzaho isambu yawe igarukira ufite, uzaho umufuka wawe ugarukira. Nuko uzagenda wiyongera ushobora kubitekereza ukaba wabikurura ukagira ibyo ubona. Ni ukuvuga rero ngo urabyara ukuzuza isi ariko yande. Niyo mpamvu kera warabyaraga tukakubwira ngo usubireyo, si bya Frode? Hari mugenzi wanjye mbonye winjye, hari mugenzi wacu warabyaye, ngira ngo biragoye ko wabona abantu byibuze mu bandi 100 bamubwiye ngo asubireyo nta mpamvu. Ubundi kera niko batubwira, ariko ubu bisigaye bigoranye. Iyo ubyaye turakubwira ngo usubireyo ku mibare, usubireyo ubara, usubireyo ku mibare ureba ati bidingezeye, kugira ngo tugakora. Ibyo by'icyo gihe ntabwo ari byo by'umunsi. Tugomba rero kubyara turinganiza, tuzi ngo turi kubyara buzura isi ariko yande wateka nk'umuceri umanije nk'ikiro, kugira imbehe y'umugabo nyine ibiremereye ko ngo irasunikwa yiterurwa bavuga ko ibiremereye. Noneho witekeye ibiryo biri buhaze umugabo wawe nyine, wenda n'undi muntu muri kumwe mu rugo cyangwa abana,
ubonye barya ba Nyabyenda na ba Nyaminani baba bari burye rimwe ku munsi cyangwa nabyo ntibabibona. Baravuze ati ariko hari ahantu tuhagiye twarya, bakazi agakuru kagafata tugenzi twako bakazi wabo wabimwe ngo nukugira ngo umugabo arya haye wabimwe uzaba nubaha ubwo kandi aho baririye kuhava biragoye, ejo bagaruka uzabigenza ute ejo? Nyine uzabigenza ute kugira ngo ubahe n'umugabo wawe arya haye? Uzongera niwongera ka gafuka gashyingiranwe aseswa ryari? Ni impamvu ebyiri. Iya mbere ni urupfu, y'umwe muri mwapfuye nta mugozi uba ukikuzira, kandi urwo rwo nta na controle turufite. Ariko icya kabiri ni impamvu zemewe n'amategeko zishobora gutuma umugabo cyangwa umugore avuga ngo singishaka ko runaka yitwa umugore wanjye cyangwa umugabo wawe. Izo mpamvu ni izi cyangwa izo mubona zitanyura, ndabizi ko mubaza batanye ubusambanyi, gucana wabyumvishe byawe nusambana sibyo ive abyumve ko utazamubabara. Hari ubwo wamubabarira kubanza kubitekerezaho cyane, wamubabarira umufashe yasambanye atari amabwire, ko amabwire yaba ari menshi, wamubabarira inshuro zingahe? Zingahe? Ebyiri. Yaje wazumvise n'ebyiri gusaba guhanya. Niba ukimufatiyemo bikakunanira kubyihangana, aho kugira umudondoza agafuni ugufunge burundu nawe yapfuye, babana ubwo basigaye ari abandi, waza ukavuga ngo jyewe singishoboye kubana na runaka. Niba bari cyangwa kwimana, kuvuga kwima uwo mwashakanye uburenganzira ku mutungo mu gihe mwasezeranye uburyo bwo kucunga mu buryo rusange. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma mujya mu rukiko mugasaba gatanya. N'ibindi byo guta urugo mu gihe cy'amezi 12 mugenzi wawe ataza aho uri, kumara umwaka mutabanye kandi mwasezeranye mutagiye mu rugo ngo mubane, buriya nabyo biri mu bishobora gutuma usaba ko mutandukana. Rero ibyo byose n'ibindi wenda ntagiye amategeko yemeye biterwa n'ibintu bigeze kuri 3 ugiye kubabwira. Ni nabyo bituma mubona abantu barinda bagira imisatsi ibiri bakiri kumwe. Ni nabyo tubasaba namwe kugira mu rugo rwanyu. Ku rugo rwiza tujya tuvuga ngo ni ijuru rito, kandi ijuru uko ryaba ringana kose kurikorera biroroha, bisaba ikiguzi. Niyobora hano igihundwe niho najyaga mbona hariya ku ibanga ry'amahoro abantu baviyo z'Abanyabiti, mbona hariya twayoboraga ba Frodis mu Busozo, yaba ari za Butare na za Bweye, ukabona umuntu yaje yaraye hariya akahirirwa ari gushaka iryo joro. Bisaba rero ikiguzi, ikintu cyose cyiza nubwo cyaba gito gisaba ikiguzi. Ukwihangana, urugo rwabuzemo kwihangana biba byabaye ibindi, kuko ubu mwafiyansanyaga, ubu ibyo muziranyeho ni ibyiza, ibyinshi hafi 100%. Ibyo uzi kuri mugenzi wawe ni ibyiza, ariko nimugera mu rugo
uko umwaka ushira uzajya wibaza se barampinduriye byangendekeye bitekuye atari we nari, ariko ntabwo yahindutse, byari ndi byiza aracyabifite, ariko kubera ko mwegeranye cyane hari ibyo ugenda ubona utari bubone mutari ni nayo mpamvu hari abo bigora ugasanga yagiye gusambana akagira ngo basambanye we ni umumarayika, nuko ari umunsi umwe niyo mpamvu ari marayika. Wamuguha ngo mubane by'ubuzima bwose wasanga n'icyumweru mutakimarana yitwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Muvuga rero ngo ibintu binanira abantu nuko batamenya ko atari abamarayika. Umugabo arakosa kimwe nuko umugore akosa, kuko agifitemo iyo karagiteri nyine yo gukosa, yo gukora ibintu bitari byo, ariko igihari ni ukwihangani, kuko nakwihanganiye nk'ubu tuvuga twari bushyingirwe saa yine ukerera ukageza saa tanu, wenda bifite izindi gahunda, sinkwihanganire ngo murindire. Aryo ubwo wenda tuvuga umusore yabaje ko nabibonye ko hari n'abaje mbere, hari abaje mbere abandi baza bakurikiye, noneho sinkwihanganiye, bihereye kuri njye sinkwihanganiye ndigendeye. Icyo gihe urajya kuri stress yo kumerera nawe urya wagukerereje nawe, dore tumye umuyobozi bamutunze mikoro, umuyobozi ko bivuga ko hari abantu bari gusezeranya isaha bakica amasaha no basezeranye, byaba ari byo? Ati nibyo. Ati urumva se nta ngaruka bifite? Ubwo se bitahaniye bakigira ku bana batasezeranye, wumva wowe waba wahe? Urumva utangiye kuba umunyamakosa kubera gusa ko wananiwe urugo rero rutarimo kwihangana. Amasaka nta kintu umuyaga, bajya bavuga ngo amasaka kintu umuyaga, amasaka yo wananiwe kwihangana kintu umuyaga birazamba, sibyo? Icya kabiri uretse kwihangana ni imbabazi. Ubundi imbabazi umuntu azihande wazi wakosheje usabye imbabazi ukazi, ariko mu rugo mucyumve neza musabwa gutanga imbabazi naho mutaba mwazi. Uriya urindiriye gutanga imbabazi gusa kuko uwo mwashakanye wagukoshereje yazigusabye tarwashya ntabwo byakuma. Ariko ni nako bimeze, buri umuntu wese wakosheje cyangwa uri mu ikosa ntabwo gusaba imbabazi bimworoheye, ariko n'iby'abakurambere Imana ibaza Adamu mwese ni muri abakristo, ariko n'abisilamu barabizi, mukamubaza nk'iki cyatumye ukora amakosa yo kurenga ku byo twumvikana, yarabyemeye asaba imbabazi. Uri Imana ikintu yari imukeneyeho byari ayo magambo magufi gusa yo kuvuga ngo mbaba no kugira urugo ruse ko hari ibyo tutashobora, ariko yo dusenze tukabishobora. Buriya ngira ngo muri rusange umugabo n'umugore bagomba guharanira gusenga, kandi bagasenga mu kuri bataryarya Imana. Iyo babivanze n'ibindi kiba kibaye rero umuntu abasohoye bimwe. Ni nk'uko ikinyabiziga nk'ibi by'amamoto n'iki binyabiziga bya moteri tubimenera amavuta, iyo kimenera amavuta hari ibirometero kigenda, ari byo na rwa rugo rugomba kugenda, kuko urugo rubamo ibintu byinshi. Icyo gihe iyo umennye ayo mavuta ijwi rya cya kinyabiziga rirahira. No mu rugo rero iyo mwafashe igihe cyo kuganira nibyo bita kubagarira uruku, kuko bya bindi byose byari bibamereye nabi mubiganiraho, cyane ibyiza mwagize nabyo mukabiganiraho, ubuzima bugakomeza. Bana bagomba kwizerana, nabyo bisenya ingo nyinshi muri iki gihe kutizera, kubera ko ubuzima bwateye
umwe bari iyi n'undi ari iyi cyangwa se mutiriranwa, ariko kera umugabo n'umugore bariranwa, ariko ubu umwe asigaye abiyo n'undi abiyo. Ugasanga rero ndebere ngo bambwiye ko yajyanye na ba runaka, yo bajyanye ngo ndebere ngo bambwiye ko yo mvuye aho ngo ba runaka baza mu rugo rwanjye, yo bahaje uragiye kuri iyo stress ye. Umugabo cyangwa umugore niyo mwaba muri kumwe abaye afite uwo mutima wo gusambana yasambana. Rero ubu umuntu ni mwamuri kumwe akakubwira ati reka nihagarike hano hirya, akagenda akabikora kandi ukagira. Abiba nibatinda n'iminota 5 bihari kandi umucungiye umutekano. Nta mpamvu rero kujya ku ruhare rwa stress. None numvise ngo hari abasigaye ngo banyaga abagore baba amatelefone ngo niyo abagabo babatelefona ngo cyaba bandiki bwayibaze n'iyi viziyo. Maze uretse nawe w'umusirimu n'umuhinzi agomba gutunga telefone ko niyo imufasha kubona kakazi, kuko yo ushaka uzaguhingira uramuhamagara, ese uzaboneka ejo umingire, ese wajya gukora ibirometero ugiye kureba uzaguhingira kandi hari uwo wahamagara kuri telefone ukamubwira mugafatana gahunda. Message ni yande umwe muri bayishyikiriye arebye asanga nizirya za MTN ngo promotion yawe yarangiye. Isoni zarabakoze baharebera nk'ibisanga. Rero rwose mwabantu mwe kuba mugiye kubana mugomba kwize cyo dusoreza. Buryo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, aho ibyo mwahashye imitungo mufite cyangwa n'imyenda mufite mbere yuko musezerana uyifiteho uburenganzira nk'umugabo cyangwa nk'umugore, ndetse n'iyo muzashaka nyuma yuko musezeranye nabyo nuko mubifiteho uburenganzira bungana ya umugore yabo. Nibwo buryo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhahana, aho ibibareba ni ibya nyuma yuko musezeranye. Mbere yuko musezeranye nta kibareba. Ntuzajye kubaza umugabo wawe cyangwa umugore wawe ngo ya moto wari utunze ngo yanzu mwarasezeranye ivangamutungo muhahana. Ibibareba ni ibya nyuma yuko musezeranye. Ubwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye, aho ibya mbere n'ibya nyuma nta numwe ireba. Ikibareba gusa ni ukuvuga ngo muri uku kwezi tuzakenera ibintu bingana bitya, mukabiha agaciro mukagabanya kabiri, umwe akazana igipande cye n'undi cye, kurya abantu babana muri za ghetto. Ariko ubwo buryo bwose buremewe, kandi nubwo mwasezerana uyu munsi mwemewe kubuhindura nyuma y'igihe runaka mubonye butababere. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbaze Muhirwa Javis n'uwa Nyirigira Yves, Samuel na Delphine. Delphine mubaha amashyi menshi. Ubu rero tugeze ku munota wanyu ifirimbi yanyu. Mwumvise ibyo twabigishije bizabagora, mwabihakana uyu munsi twarira ariko twayahora. Ariko ntuzabihakana, ntubyemere uyu munsi ngo nihashira umwaka 2, 3, 5, 20, 30 uvuge ngo birananiye ngo ugiye guca amasezerano. Uciye amasezerano n'umutima wawe ubukiye buri ubaye ubundi tukibita bimuga tubita abafite ubumuga twemerera, ariko mufite n'uburenganzira bwo kubyara, yaba ari umwe cyangwa babiri, nta kibazo. Reka twumve murabihakanira hano cyangwa mubyemerere hano. Urabanza nawe. Njyewe Mutezimana Samuel
maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Iradukunda Adolphine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. ukuboko kw'ibumoso uzamura ukw'iburyo. Yewe Iradukunda Adolphine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mutezimana Samuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Hategekimana, umwanditsi w'irangamimerere, maze kumva amasezerano ya Mutezimana Samuel n'Iradukunda Delphine bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nakwicarira abageni akaba aribo basigara bicaye bahagaze, mubasuhuze babakire.